turabakiriye kuri ya TV show ikaze tubahaye akaze aho muri hatandukanye mu mpera z'isi abari hafi aha guhera ku gipangu kiri hanze kugera muri Arizona, muri Canada, muri Australia, Nyabugogo, mu Gasyata 15 sikunazi kuvuga mu Gasyata niba ari mu Gasyata 15 n'ahandi rero turabakiriye uyu munsi twagira umugisha wo kugendererwa na bene data baririmbyi beza guturuka mu macaca atandukanye ariko reka mbanze mpendekeze cyane mfite agafraze hano kuri kamera za TV show dufite ibyamamare bwira mugenzi wawe mwicaranye ngo ibyamamare mukore mu biganza mubwire ngo ibyamamare turi kumwe n'abaririmbyi beza nemera nubaha muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Wowe ndi kukubona utangiye kuvuga ngo ngiyeyo ku giti cyanjye nta muntu ubarenze ku giti cyanjye cyane nanje ufite igiti cyawe n'undi afite ikiwe ebani turi kumwe n'abaririmbyi barenze baraje mu kanya babwira amazina yabo. Ni abaririmbyi beza baturutse muri Gisubizo Ministry. Ariko akaba ari n'aba bantu koraho turebe ariko Gisubizo gatugendereye ntabwo ari Gisubizo yatugendereye ariko n'abagisubizo abaririmbyi babarizwa muri Gisubizo ariko akaba ari n'abantu ku biti byabo baririmba neza baririmba mu makwe baririmba ebani muri studio ufite indirimbo rwose ugashaka ko iyo ndirimbo igira amavuta isohoka ari nziza ntukaburemo umuririmbyi uyu nguyu uri hano n'uyu hano ukeneye n'umuntu ugucurangira mu ndirimbo zifite ubuhanga ntukabure uyu musore twicaranye ikintu kugira ngo duhite dutangira mwiyumvire umusirimu muri 2025 duhereye mu kwa gatatu kuzamura kugeza ku itariki 31 z'ukwa 12 umusirimu mu bahanzi umuhanzi uzi guhimba nuzokoresha abana bakobwa muri studio umuntu ukeneye gukora ubukwe bwiza muri uyu mwaka nuza batumiye timu ngo iririmbe mu bukwe bwabo cyane rero buri wese arivuga ahita avuga n'amazina yiwe kuri Instagram kugira ngo dukomeze abantu bamenye uburyo babakurikirana umwe azaza yivuga yamavuga izina akoresha kuri Instagram duhereye hano iruhande rwanje gutya kugeza hariya. Murakoze cyane njye nitwa Mutesi Immaculée Instagram nitwa Tesi wa Muvenyi nkambarizwa muri Gisubizo Ministry. Turamusuje bofu cyane turamusuhuje cyane twagiye introduction nanjye ku mazina nitwa Ndayishimiye Claude hanyuma kuri Instagram nkoresha Ndayishimiye Pianiste. urumva rero nanjye ndi mu Gisubizo. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nitwa Utumaseka Joyce kuri Instagram nitwa Uwase Joyce. Ndi muri Gisubizo. Imana iwawe umugisha. Uyu ni umuririmbyi mwiza wato ariko n'amajwi yose abaho na za balto ajya ziririmba. Uyu ni umuririmbyi mwiza wa soprano ariko n'amajwi meza yose abaho arayaririmba. Muririmbyi mwiza ya tenare ariko bakana n'abacuranzi niko akundi ubuzi ibintu byinshi ariko ukagira icyo ufitemo umwihariko na base ndayiza no kuvuga ngo ya masoprano yose mujya mwumva n'uyu nguyu amarto yose mwumva n'uyu arenze na base ndayizi nubwo ayibagira. Twagiye rero turabiyegereje rero muri umwanya wo kukuramya no guhimbaza Imana tubane wowe ufite ikibazo uremerewe Imana igusure muri izi ndirimbo wowe ufite data akorohereza kugenderera kadusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo Imana y'imbaraga Imana y'ububasha n'ubushobozi Imana y'igitangaza wera wa Isiraheli Imana ikomeye Imana itangaje Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa
ducishijwe bugufi imbere yawe n'ubwiza bwawe n'ubuhangange bwawe no gukomera kwawe. Kwera kwawe ntikungana n'ibyaha byacu, kwera kwawe kurakomeye, kwera kwawe niko kwakomotsemo agakiza kacu, niko kwakomotsemo Kristo, niko kwakomotsemo imbabazi watugiriye kugira ngo duse nawe tubiheshejwe na Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ijambo ryawe nibyo rivuga ngo gukiranuka kwacu kuri muri we, kandi ngo ubugingo budashira buri muri we. Muri we niho harimo ibyishimo, muri we niho harimo ubugingo. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo. Niko ijambo ryawe rivuga muri Yohana ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Rero Yesu Kristo turakwinginze ngo aya masaha umanuke, aya masaha presence yawe ibaha, aya masaha wigaragaza, aya masaha ukore ku bugingo, ukore ku buzima, ukore ku mutima, ukore ku mubiri, ukore mu miryango ya buri muntu wese udukurikiye, buri muntu waba ufite ikibazo, waba unaniwe, waba uremerewe, imbaraga zawe zikore, ubuntu bwawe buganze, ubuntu bwawe bugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo mwami umuntu wese uzareba, umuntu wese uzumva izi ndirimbo hazagira igisubizwa mu bugingo bwe, hazagira igikemuka kimugoye, uzayumva hashize igihe, uzayumva tukisohora, uzayumva kera imyaka n'imyaka, mwami wo kwizerwa, uzagira icyo ukora ku buzima bwiwe. Imbaraga zawe zikomeze ziganze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen.
hashimwe uwo wabambiwe wangize umwere Imana 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 hashimwe uwo wabambiwe wangize umwere Imana
achagua kuwa urithi wako, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako zuri, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wako. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wako. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wako. Heri taifa ambalo Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa urithi wako. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako na wewe utatuongoza turithi. Maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Maana mioyo yetu
wewe twangoje, tukishika njia zako na wewe utatuongoza. Baba ni wewe twangoje, tukishika njia zako na wewe utatuongoza. Turithi ufalme. Hakuna awezaye kufananishwa nawe. Umefanya kwa wingi miujiza, na sisi
usingizwe byiringiro bidakoze isoni uzamurwe 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 usingizwe byiringiro bidakoze isoni twahinduwe kuba abami n'abatambyi ubwami bwayo turakomeye ntidutsinda turi n'ibikomangoma twahinduwe kuba abami n'abatambyi ubwami bwayo turakomeye ntidutsinda turi n'ibikomangoma twahinduwe kuba abami n'abatambyi ubwami bwayo turakomeye ntidutsinda turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma twahinduwe kuba abami n'abatambyi ubwami bwayo turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma Amen.